Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Renzaho Emmanuel. Ndi umukozi w'Imana, ndi umuvugabutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Nkunda umwanya nk'uyu wo kubwira abantu ijambo ry'Imana no kubabwira imirimo n'ibitangaza Imana ikora. Nkunda no kubana n'abantu b'Imana mu gihe bibaye ngombwa Imana ibyemeye. Uyu mwanya rero ndanezerewe kuko Imana yongeye kumpa akanya ko kugira ngo tuganire ijambo ryayo kuri mwebwe abanyumva n'abankurikiye, kugira ngo Imana ikomeze idufashe muri uru rugendo twatangiye rwo kuyikurikira tugana mu bwami bwayo. Rero mbere y'uko ngira ikindi kintu mvuga, ndagira ngo tubanze dushimire Imana. Dushimire Imana dusenga, tuyisaba, tuyinginga kugira ngo muri uyu mwanya Imana iduhaye irusheho kubana natwe. Reka dusenga Imana. Turagushimiye Imana yacu, uri Imana nziza igira neza, uri Imana y'amahoro, uri Imana iduhaye umwanya mwiza wo kubana nayo, uri Imana itwitaho uko bukeye n'uko bwije, uri Imana izi turwanirira intambara, izo tuzi n'izo tutazi. Ndagushimiye kuko uri Imana ikiranuka ibihe byose, uri Imana ikiranukira kutwumva no kuturengera. Imbere y'amaso yawe rero uyu mwanya nshishijwe bugufi no kukubaha. Mwami, ngushimira kuko wabaye mu ruhande rwacu, ukaba uduhaye akanya keza kuko uba imbere yawe tuvuga izina ryawe. Ducishijwe bugufi rero, banza utweze udutunganye, tubabarire ibyaha byacu n'ibicumuro. Amaraso ya Yesu Kristo yayandi yavuye ku musaraba abari yatweza, dukureho ibicumuro byacu n'ibyaha, maze uturebe neza. Numara kutureba neza utwishimire. Urakoze cyane rero, hereza umugisha Mana uyu mwanya turi imbere y'amaso yawe. Hereza umugisha buri wese Mwami ugiye gukurikira ijambo ryawe, afashwe naryo, igira aho rimukura n'aho rimujyana. Kandi umuntu wumva ijambo ryawe Mwami, ijambo ryawe rihindure imitima y'umuntu wese uryumva akarikurikira kandi agashyira mu bikorwa icyo rimusaba. Urakoze kubyumvise, urakoze kuri mu ruhande rwacu. Turaritse umwuka wawe wera kugira ngo aganze, ntaba ari twe. Icyubahiro cy'Imana kiganze. Urakarama kubyumvise, mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, amen. Ndi imbere y'Imana rero kandi n'imbere y'abantu kugira ngo babwire imbaraga z'Imana n'imirimo itangaje Imana ikora. Uyu rero wamaze kubyibwira, nta n'icyo bitwaye kongera gusubira mu mazina yanjye. Nitwa Renzaho Emmanuel. Ndashimira Imana, ndashimira Imana ko ari inyembaraga, ndashimira Imana kuko ari inyabutware, ndashimira Imana ko ari inyabushobozi. Imana yabanye nanje uhereye nkivuka, irandinda, imbera amaso, irandengera, igenda inkuza. Kandi Imana ndayishimira ko yampaye agakiza ngakurira mu buntu bwayo, nubwo nabanje kujya mu byaha. Ndashimira Imana, yego, yampaye agakiza, yego, yarankujije, yarandengeye, yego, naravutse, Imana irankuza. ni ukuri. Turashaka ko utubwira uko wavutse n'uko wakuze, ubuzima bwawe uko bwagiye bugenda n'uko Imana yagiye ikurinda, Imana ikabana nawe. Yego, rero ubuzima bwanjye naciyemo ni ubuzima ukivuka bukakaye. Aho navukiye ni mu rugo rw'abantu batizera, kuko ntabwo imyizerere yanjye n'iyabo ari imwe, ababyeyi bambyaye. Ariko njyewe nkunda Imana kubera ko abavandimwe banje twavukanaga hari harimo abakijijwe, ariko ababyeyi batubyara badakijijwe ari ba bandi biyengera urwagwa, ari ba bandi bajya mu byo guterekera.
ariko twebweho nakuze nsanga abavandimwe banjye harimo bakuru banjye bamaze kwakira umwami Yesu. Nanjye rero njya muri uwo mujyo w'abo bavandimwe banjye, bituma nkurikira Yesu. Uragira ati ababyeyi banjye bajyaga mu bintu byo guterekera. Yego. Ni ukuvuga ngo bakoreraga za mana za kera. Yego. Tubwireho uko baterekeraga, uko babigenzaga. Ntabwo nabyinjiyemo cyane kuko ntabwo nakunze kubyibandaho, ntabwo nanabyitayeho kubera ko maze kubona ko bakuru banje bamaze kwakira umwami Yesu, kandi nkabona ibyo barimo bo hari byo byiza kurenza ibyo ababyeyi batubyaye. Nanjye nahise mfata gahunda yo gukurikira inzira bakuru banjye baciyemo, ariko muri uko gukurikira inzira bakuru banjye baciyemo ntabwo nitaye ku by'ababyeyi, kuko ababyeyi bo icyabo wasaga benga urwagwa, bagatumira abantu bakaza bakanywa, bakarara banywa, bakarara bivuga baririmba. Ibyo rero ntabwo ngiye nabikurikiye, ntabwo nabikurikiranye ngo menye ibyo barayemo, menye ibyo biriwemo, ariko icyo nabonye cyo ntabwo bari bakijijwe. Ariko njyewe ibyo ntabwo nabyinjiyemo ngo menye ibyo bakoraga, kubera ko numvaga bitamfasheho. Burya rero ikintu Imana yagutoranyirije nicyo winjiramo kurenza icyo witoranyirije. Ngewe rero Imana yantoranyirije kubana nayo. Ni ukuvuga ngo wowe wakurikiye inzira y'abakuru banjye barakurikiye, bakijijwe bajya gusenga ukabakurikiye. Nanjye ndakizwa. Muri make ngewe sinigeze nywa inzoga. Izi nzoga ababyeyi banjye banywaga ntabwo nigeze nzinywa. Meze nk'umuntu wakuriye mu kirokore. Ntabwo izi nzoga nigeze nzinywa, ntabwo nigeze njya mu businzi, nta n'ibintu byigeze bindangaza. Nakuze nkurikira abakuru banjye bajya mu masengesho, nakuze nkurikira abakuru banjye bajya kuririmba, nanjye nkabakurikira tukaririmba. Mbega igihe cyarageze ndabatizwa, kugira ngo nemerwe mu itorero nk'umunyetorero. Narabatijwe, mbatizwa mfite imyaka 12. Aho rero nahise mfatiraho, nkomeza gukurikira Yesu, nkomeza gusenga, mba umuririmbyi. Barakubatizwa, wakomeje kuba mu itorero? Nakomeje kuba mu itorero, mba umuririmbyi. Ntabwo nigeze nshibumoso cyangwa ngo nyuranye n'ubushake bw'Imana, cyangwa se nyuranye n'umugambi w'itorero. Nakomeje kuba umunyetorero kandi wizewe, nkora umurimo w'Imana, ndasenga, mba umuririmbyi, n'indi mirimo ku itorero badukeneragaho yose narayikoraga. Ubwo rero nkomeza gutyo nsenga, ariko mpura nyine n'urugamba rw'abanyamasengesho. Burya abanyamasengesho akenshi bahura n'urugamba, kubera ko burya baba bamaze gutera Satani umugongo. Bahura n'urugamba se, bazaniwe n'imiryango, bazaniwe n'abavandimwe, bazaniwe ko watubwiye ko iwanyu bakuru bawe bari bakijijwe. Bahura n'urugamba ruturutse hese mu nzu y'Imana se, kuba bakorana umurimo. Wadusobanurira ukatubwira urugamba bahura nabo? Ari mu nzu y'Imana, mu banyetorero, naho hari igihe Satani ahateza urugamba. Ari no mu miryango tuvukamo, naho hari igihe Satani ahateza urugamba. Ariko urugamba ngewe mvuga ni urugamba rw'ubuzima. Maze gukizwa, nubwo nari muto, nakomeje kubana n'Imana, ariko maze kuba umuntu wegeye hejuru, umaze kumenya ubwenge, uvuga ngo nakenera gushaka, nahuye n'urugamba rw'ubukene. Urugamba rw'ubukene, nta kazi wagiraga? Nta kazi nagiraga, kwari ugusenga gusa. Kwari ugusenga. Urugamba ndubamo rw'ubukene, nkomeza kwinginga Imana. Ariko muri uko kwinginga Imana impa amasezerano. Imana irambwira ngo humura mwana wanjye, nzakugirira neza. Imana imbwira ko izangirira neza ndi mu murimo wayo, nkora umurimo wayo. Nkomeza kuyinginga, nkomeza kuyisaba, nkomeza kuba imbere yayo, ndayititiriza. Igihe kigeze rero, mu busore bwanjye niho ngeze,
igihe kigeze Imana nanjye ingirira neza. Imana yarambwiye ngo izanyubakira, Imana irabikora. ugeze rero mu gihe cyo kurambagiza, uri umukene, nta kazi ugira, nta mafaranga ufite, wagiye kubwira umukobwa ko umukunda ushingiye ku ki? Nabwiye umukobwa ko mukunda nshingiye ku ijambo ry'Imana, kuko igihe cyari kigeze cy'Imana. Ijambo ry'Imana nta mafaranga? Ijambo ry'Imana, Imana yarambwiye ngo nzakubakira urugo. Yego. Imana yarambwiye ngo nzakubakira, ariko mbere yuko mbanza kubakira urugo nzabanza nkubakira inzu, kuko ntabwo washobora kuzana umugore udafite inzu. Imana rero ikintu yakoze, yarabanje inyubakira inzu. Byavuye hehe? Ntabwo nagiraga amafaranga, ariko igihe cy'Imana iyo kigeze ibintu byose biremera. Imana kugira ngo ubone inzu. Yego. Tubwira uburyo Imana yanyuze mu nzira nyinshi, niba ari imwe, uburyo wabonye inzu, uburyo wabonye ikibanza, uburyo wabonye ibyo kubakisha, watubwira. Uburyo rero byagenze, Imana kugira ngo isoze isezerano ryayo, Imana yakoze ku bwenge bwanjye. Ubwenge bwanjye Imana irabwagura, ndeba kure. Iwacu twari dufite ubutaka nagombaga gukoresha. Imana inyungura ubwenge, ubutaka ndagenda mbubumbamwo amadafari. Aya madafari matoya yo kubaka, ndagenda ndayabumba njyewe ubwanjye. Ndagenda mbumba amatafari, maze kuyabumba, twari dufite amashyamba, twari dufite ibiti, ndagenda ntwika ibiti, ntema ibiti ndatwika amatafari, maze kuyatwika arashya, ndayagurisha, maze kuyagurisha bampa amafaranga. Aho niho wakuye ubushobozi bwo kubaka inzu. Ndayatwika ndayagurisha, bampa amafaranga. Bampaye amafaranga rero nanjye nubaka inzu. Maze kubaka inzu, maze kubona ko inzu yuzuye, nanjye njya kurambagiza. Nuko rero inzu urayibonye. Yego. Iruzuye, urayifite inzu yawe. Yego. Duhe ku ishusho y'ukuntu wagiye kurambagiza. Maze kubona inzu, nasenze Imana. Imaze gusenga Imana, Imana indangira umukobwa. Imana ikurangira umukobwa. Umukobwa twararirimbanaga. Ujya kumurambagiza umuzi? Nagiye kumurambagiza muzi. Umukobwa twararirimbanaga, twabanaga muri korari mu murimo w'Imana. Ndagenda ndamurambagiza. Nta mafaranga ufite inzu gusa? Nta mafaranga mfite inzu gusa. Mubwira ko mukunda, nawe arabyemera. Amaze kubyemera, akuzi, azi ko uri umukene cyane, azi ko nta mafaranga ugira, arakwemera. Aranyemera. Amaze kunyemera, nuko tujya mu itorero, tujya no muri leta. Ubwo yakwemeye se umubwira ko impano ihari? Yakwemeye se umubwira ko bizava mu bitangaza? Yakwemeye umubwira ngo iki? Amaze kunyemera, naragiye mbiganiriza bakuru banjye rero bashaka ubushobozi, tujya kumusaba, turanakwa, turashyingira. Bakuru bawe bari bagukwera? Bakuru banjye nibo babikoze, ubundi turashyingirwa. Tumaze gushyingirwa, turabana. Imana rero yari yarambwiye ko nkiri umusore, Imana yaransezeranyije ko izampa abana. Nuko rero umaze kurambagiza, ugiye iwabo w'umukobwa. Yego. Nta mafaranga ufite, wizeye abavandimwe. Iwabo w'umukobwa se bakubwiye, wenda uri kuganira n'ababyeyi be, wababwiye ngo iki? Nababwiye ko nakunze umukobwa wabo, nabo baranyakiriye. Ariko hagati aho nabo bari bafite amakuru yuko Imana igiye kubaha umukwe. Ntabwo nari nzi ko ari njye rero, ariko Imana yari izi ko ari njye. Ntabwo bigeze se babishidikanyaho? Oya. Niba bari bakuzi ngo batekereza ati uyu mukwe ni umukene, uyu mukwe ntazatunga umukobwa wacu, wenda ntibizashoboka kubera ko uyu musore ari umukene? Ntabwo mbizi, bashobora kuba barabyibajijeho, ariko njyewe nagiye mu butware bw'Imana. Kandi ikintu Imana yankoreye gikomeye, Imana yabanje kumpa data bukwe, arankunda. Noneho agukunda uri umukene? Ankunda ndi umukene. Noneho ariko se bo bari bafite ubushobozi kwa sobukwe? Bari babufite.
urebye bw'icyo gihe bari babufite, bo nta kibazo wabonaga bafite. Noneho impuje na databukwe arankunda, bibana byiza, bimbera byiza. Nari mfite muramu wanje mukuru, niwe wari umuyobozi muri korali naririmbagamo njyewe n'umudamu wanje. Biba byiza rero, basanga twese turakijijwe, nuko ibintu bigenda neza. Nshyitse kwa databukwe ntabwo biriwe banyibazaho, baranyakiriye nk'umukwe. Tuvuga ijambo twagombaga kuvuga, mu ijambo ryo gusaba, ijambo ryo gukwa. Ubundi igihe kigeze duhana gahunda yo gushyingirwa, tukajya mu itorero bakadusengera. Igihe cyarageze rero, tujya mu itorero baradusengera, turashyingirwa, dukora ubukwe. Imana idukorera ubukwe bwiza, bwiza bw'umugisha, bwiza bukeye, bwiza bwiyubashye, bwiza bw'abantu bakoreye Imana. Ndabishimira Imana rero. Nuko rero umukobwa wari uri mu muryango wishoboye, akoze ubukwe, agiye kubana n'umuntu udafite amafaranga, umuntu w'umukene. Ubwo mugeze mu rugo mwabyitwayemo mute? Mu rugo rukennye byagenze bite? Mu rugo rutishoboye ntabwo ibintu byahise biza, ariko njye nawe twarahuje, tujya inama, turasenga, tuba imbere y'Imana. Imana iduha amasezerano. Imana niyo yatwubakiye urugo rwacu. Ariko se byibuze mwarasenze, mwari mufite n'imirima yo guhinga se? Mwasenze gutyo gusa nta kintu na kimwe? Twarasenze, twari dufite n'imirima yo guhinga, ariko iyo mirima yo guhinga hari igihe cyabayeho turahinga ntibyere kandi twahinze. Ariko abo twadikanyijwe, abari hirya yacu n'abari hino yacu, bo bakeza, twebwe ntitweze. Ariko igihe kigeze tubibwira Imana. Imana iratubwira ngo nzabaha guhinga, nimbaha guhinga nzabaha no kweza. Nimuhumure rero, ndi kumwe namwe. Iryo jambo Imana iratubwira, imaze kuritubwira turigenderaho, dukomeza guhinga. Igihe cyarageze rero twahinga bikera. Imana rero iragenda ihumanura imirima twahingaga. Ubwo none se muri icyo gihe mwahingaga ntibyere, mwarimbagaho mute? Mwari mutunzwe n'iki? Twari turiho mu buzima bubi. Twari turiho mu buzima bubi, urabyumva. Iyo umuntu akora ntabone ibyo akora bifite umusaruro, aba ariho nabi. Ariko twakomeje gusenga Imana, twakomeje kurindira Imana yacu, kuko yaravuganye natwe, iratubwira ngo nzabaha ibyo kurya, nzabaha guhinga, kandi nzabaha kweza. Byaje rero, Imana yaje gusohoza icyo yavuganye natwe, iduha guhinga, iduha kweza. Twahinga tugasarura, kandi tugasarura ibitubutse bidutunga, ndetse tukinjira no ku wundi mwero tukibifite. Ariko ndatekereza ko wenda se muri iyo minsi mwahingaga ntimweze, mwari mufite kwa nyoko bukwe, hari icyo babafashaga se? Wari ufite nawe aho uvuka, umuryango wawe, hari icyo babafashaga se kugira ngo ubuzima bukomeze butere imbere? Oya, twebwe icyacu kwari ugusenga Imana. Ntabwo twigeze tujya mu bintu byo kubwira abantu ngo nimuduhe, ahubwo uw'Imana yakoraga ku mutima niwe twabonaga aje. Nawe akaza mu buryo bwo kudusura, akaza yikoreye. Icyo gihe nyine Imana yabaga itwiyeretse, mu gihe tutari bwabone isezerano ry'Imana ko risohoye. Imana yakoreshaga nk'umuntu, tukabona araje, atinje kubareba, atinje kubasura, nari maze iminsi mbakumbuye, akaza yikoreye ibyo kurya, tukabona ibyo kurya bituye mu nzu, tugashimira Imana ko tubibonye. Nuko rero ibyo mukaba murabibonye, yego, ugeze mu rugo, ubuzima murawutangiye. Ibyo rero mwatangiye ubuzima, ubu bigeze hehe? Mugeze kuki? Tumaze gushyingirwa, Imana yaraduhaye isezerano ry'abana,
Imana yariduhaye. Ubwa mbere yaduhaye abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Tubishimira Imana, kandi Imana irabarera muri ubwo buzima, ibaha impanga muri ubwo buzima bukakaye, muri ubwo buzima bukakaye, butagira icyo kurya, butagira icyo kunywa. Yego, Imana iduha impanga. Imana irazirera, irazikuza. Ubu ni abasore bameze neza, noneho yongera iduha n'ubakurikiye. Ariko icyo gihe twari tutarabona ubuzima. Nuko dukomeza rero gusenga Imana no kwirindira. Igihe cyarageze rero Imana isohoza ibyo yavuze, kandi yakomeje no kuduha abana. Ubu tugeze mu bana 7, abakobwa 2 n'abahungu 5, kandi bose niko bari mu ishuri bariga. Nta kibazo dufite. Imana yahinduye amateka. Imana yahinduye amateka. Ibi bintu bimeze neza. Nta kibazo. Ikibazo cy'inzara Imana yirukanye inzara mu rugo rwacu. Ubu turarya, turanywa, turambara, abana bariga. Umve, ntacyo dushinja Imana, kandi icyo twizera tudashidikanya ni uko Imana iri mu ruhande rwacu. N'ibindi bitarasohora Imana izabisohoza. Imana ishimwe cyane. Rero turashimira aho igejeje ikora. Haleluya. Iki kintu mvuze, iyo ngitekerejeho, iyo ntekereje ineza y'Imana n'urugendo twagenze kugeza uyu munsi. Imana yatanze akazi, ubu rero abanyeshuri bariga. Imana yampaye akazi, abanyeshuri bariga, nta kibazo. Minerval Imana irayitanga. Igihe cyo kurya birahari, imirima isigaye yera, imirima turayihinga ikera. Nta kibazo, nta kibazo. Ibyo byose turabishimira Imana, kuko ukuboko kwayo kwiza ariko kwabikoze. Imana yadutekerejeho, ibona ko turi abo kwizerwa, natwe ihindura ubuzima bwacu. Turayibishimira. Imana ihabwa icyubahiro. Yego, yego. Rero hamwe n'ibyo ni birebire. Ibyo yakoze nibyo byari bikomeye, n'ibisigaye Imana izabikora. Ndumva rero nahinira aho ngaho, ariko mbere yuko mpiniraho, reka dusenga Imana tuyishimire. Niturangiza gusenga, Imana, ubwo ndasoma n'ijambo ry'Imana, ubundi dusoze. Turagushimiye Imana yera, ibyo wakoze nibyo byari bikomeye, kandi dushidikanya ko ukikomeje kuba mu ruhande rwacu. Turizera ko n'ibisigaye uzabikora. Ndagushimiye imirimo ikomeye wankoreye, kandi ngushimiye n'iyo ukomeje kunkorera, kuko umugambi wawe ni mwiza kuri twe. Si njye njyenyine, hari n'abandi nabo bakwishimira, bagushimira imirimo itangaje wabakoreye. Twese rero dukusanyirije hamwe amashimwe y'imirimo n'ibitangaza wakoze, kandi tugushimiye n'ibyo ukomeje kugambira kuri twe kudukorera. Byose turabigushimiye. Urakoze rero kubyumvise, urakoze kutugiriye neza. Tugiye kumva ijambo ryawe. Tanga umugisha muri iri jambo rihindura ibyanze guhinduka, iri jambo risobanura ibidasobanutse, iri jambo ryawe ryuzuza ibituzuye, kandi rigiraho rikura abantu bawe baryumva, naho ribajyana ribashyire ku rugero rw'abana b'Imana. Urakoze kubyumvise, urakoze kubikoze. Mu izina rya Kristo Yesu wanesheje tubisabye, amen. Reka dusangire ijambo ry'Imana. Imana yashyize ku mutima wanjye kugira ngo turiganire. Ni ijambo ry'Imana ryanditse mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo. Ni igice cya mbere, turasoma umurongo wa 12 n'uwa 13 n'uwa 14. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, ni igice cya mbere, umurongo wa 12 n'uwa 13 n'uwa 14. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Pawulo ashimira Imana imbabazi yamugiriye. Dusome: ndashimira Imana, ndashimira Kristo Yesu
umwami wacu wambashishije yuko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa akangabira umurimo we, nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo, ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. 14 kandi ubuntu bw'umwami wacu bwarushijeho kunsagirizwa bufatanije no kwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Uyu ni Pawulo wavuze aya magambo. Uyu Pawulo ni wa wundi wabanje kurenganya ubwoko bw'Imana, ariko igihe kigeze Imana iramusura, imutumaho marayika wayo, aramusanga, aramuhindura, amuha agakiza. Imana ishimwe cyane. Pawulo rero ntabwo yabyihereranye, yanditse iri jambo ashimira Imana. Aleluya! Yanditse iri jambo ashimira Imana, ashimira Imana kuko ariyo yamuhaye agakiza, yashimira Imana icyizere yamugiriye. Aravuga ngo ndashimira Imana yuko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa ikangabira umurimo wayo. Aravuga ngo nubwo nabanje kuba umutukanyi n'umunyarugomo, ariko aravuga ngo nabikoze mu bujiji ntarizera. Imana ishimwe cyane. Iri jambo rije rinezeza kuko Pawulo yabanje gutanga ubuhamya. Aravuga ngo nabaye umunyarugomo, nabaye umutukanyi, ariko aravuga ngo nabikoze mu bujiji, icyo gihe narinjije. Haleluya! Bibiliya iravuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Pawulo rero yari atarizera, yari akirinjije, yari ataramenya. Kandi abasobanuzi ba Bibiliya bavuga ko Pawulo yari umuntu wize, ariko amaze kumenya agakiza, amaze kumenya Imana, asanga ibyo yari yarize nta mumaro. Ahubwo aravuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Aravuga ngo nirabanje kuba umunyarugomo, ariko nabikoze mu bujiji ntarizera. Abwira abantu, aravuga ngo nari narabanje kuba umunyarugomo, ariko nabikoze mu bujiji ntarizera. Ariko bishatse kuvuga ngo iyo umuntu akiri mu byaha, akiri mu bupagani, aba ari injiji. Nubwo yavuga ko ari nubwo yaba yarize amashuri menshi, agikora ibyaha, nubwo yaba ari umuntu abantu bose bubaha, ariko agikora ibyaha, aba ari injiji. Ariko iyo amaze kwakira umwami Yesu, akakira agakiza k'Imana kakamubamo, agakora iby'Imana ishaka, agakiranuka, aba abaye umuntu w'injijuke, aba abaye umuntu w'umunyabwenge. Imana imuha agaciro, Imana imwita umuntu w'umuhanga, Imana imwita umuntu w'injijuke. Mwene data unyumva, ndakwinginga kugira ngo nawe wakire umwami Yesu, nibwo uzaba ubaye umuntu w'umunyabwenge, nibwo uzaba ubaye umuntu w'injijuke, nibwo uzaba ubaye umuntu w'umuhanga, nibwo uzaba ubaye umuntu w'umumaro. Imana yacu ishimwe cyane. Muri make rero ni iryo jambo Imana rishyize ku mutima wanjye, hamwe n'ubuhamya mbahaye, hamwe n'iri jambo bikugirira umumaro mu mutima wawe, kandi ubyubahe, kandi ubikurikize, kandi iri jambo rifate ng'iry'umumaro, iri jambo rifate ng'iryawe, kubera ko nimba ukiri umunyabyaha, nimba ukiri mu byaha, nimba ugikora ibyaha, nimba ugikora iby'Imana yanga, uri uwa Satani, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu ukora ibyaha ni uwa Satani. Va mu byaha rero, va mu byaha, va mu byo urimo bitanejeje Imana.